Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwongeye kwibutsa abafite ibibanza bitubatse ko bashobora kubyamburwa. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwongeye kwibutsa abafite ibibanza badakoresha, by'umwihariko abasabye ibyangombwa byo kubaka ntibubake inzu ngo zuzure, ko bashobora kwamburwa ubwo butaka bugahabwa abashobora kubwuzuza umusaruro. Ibyo bigomba gukorwa mu gihe cy'imyaka 2 uhereye icyo gihe uruhushya rwatangiwe. Icyakoza mu gihe iyo myaka ishize uwubaka yaratangiye ibikorwa byo kubaka inzu ye itaruzura, yemerewe kujya kongereza uruhushya akongera andi mezi 6. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Emma Claudine yavuze ko kubaka inzu ikuzura ari ugushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ndetse no gukomeza gushyira iterambere ryawo ahagaragara. Impamvu ni uko kubaka inzu ikuzura bituma haboneka umutekano w'agace inyubako iherereyemo, bikayirinda kuba indiri y'abajura bihishamo bagakora urundi rugomo. Ikindi bifasha ni ukongera isuku y'agace inyubako iherereyemo, bikayirinda kwangirika kw'inyubako itaruzura, bityo uwubaka ntahendwe kuko igiciro cyo kuyuzuza kigenda kizamuka uko bukeye n'uko bwije ndetse n'uko itinda. Ntirenganya yasobanuye ko abadakurikiza icyo ubutaka bwagenewe gukoreshwa bashobora kubwamburwa bugahabwa abandi bashobora kubukoresha. Yagize ati "Iyo utabyaza ubutaka umusaruro urabwamburwa, kuko niba waratangiye inyubako ukaba umaze icyo gihe utarayirangiza, iyo nyubako ishobora gufatirwa kuko bifatwa nk'aho iyo nzu cyangwa icyo kibanza cyatawe." Yakomeje agira ati "Itegeko rivuga ko iyo utabyaza ubutaka umusaruro bufatirwa, tubuha ushoboye kuwubyaza umusaruro. Ni ukuvuga ko na nyirabwo yakabaye abyikorera mu gihe abona adafite ubushobozi bwo kubibyaza umusaruro hatiriwe hazamo ubuyobozi." Umujyi wa Kigali ugaragaza ko mu rugendo rwo kubaka ufasha abantu kubona ibindi byangombwa mu buryo bwihuse iyo ibyo bari bafite byarangiye, ndetse ukabaha inama ku mbogamizi bagira zijyanye n'imyubakire. Ubufasha kandi mu kubona impushya zo kubaka ku mihanda minini, kubemerera gukora mu masaha y'ijoro igihe bikenewe, n'impushya zo gukoresha imihanda runaka mu kugeza ibikoresho aho bari kubaka. Mu mujyi wa Kigali habarurwa inyubako zigera kuri 31 ziri ku mihanda minini zari zaratawe, harimo 12 ziri mu karere ka Kicukiro, ndetse harimo 10 ziri mu karere ka Nyarugenge n'9 ziri mu karere ka Gasabo. Kuri iyo mihanda kandi habarurwa ibibanza bigera mu 112 bidakorerwa isuku, harimo 101 byo muri Nyarugenge, 7 byo muri Gasabo, ndetse n'ibindi 4 biri muri Kicukiro. Iyi mibare y'izo nyubako n'ibibanza iri hejuru muri Kigali kuko yitabariyemo atari ku mihanda minini. Gusa kuva ubukangurambaga bwa Ubaka Wuzuze bwatangira mu cyumweru gishize, inyubako zigera kuri 16 zahise zisubukura imirimo yo kubakwa ku mihanda minini. Umujyi wa Kigali utanga inama y'uko aho inzu yaba iri hose cyangwa ikibanza bigomba kubakwa bikuzura, ariko mu gihe uwubaka akibitegura hagomba gukorerwa isuku, harimo kuhatera ibiti n'ibyatsi neza bitahahinduye igihuru ku buryo abindiriye abajura ndetse n'abandi banyarugomo. Iteka rya Minisitiri w'Ibidukikije ryerekana gufatira ubutaka by'agateganyo ndetse no gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka ryasohotse muri Nyakanga 2024. Rivuga ko nyuma y'igihe nyir'ubutaka atabubyaza umusaruro ntanagaragaza impamvu ifatika ituma atubahiriza amasezerano yo kubutunga, amasezerano aseswa akabimenyeshwa mu nyandiko. Nyuma umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi bikoresha igenagaciro ry'ubutaka ndetse n'ibikorwa byahakorewe. Ushaka kubugura ngo abubyaze umusaruro akishyura nyir'ubutaka amafaranga havanywemo ikiguzi cy'ibyakozwe, hanyuma bukandikwa kubuguza. Amakuru yacu reka tuyahinira aha. Mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share, kugira ngo mujye murushaho kubona ibiganiro bitandukanye binyura ku muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.